akuti Suyuma yesu kujya sigaruka hano tanyishyura ibyo bikoresho nishyura kwiseza kosa mwishyura se mwishyura hasi na ruguru mbese birakoka azima azebaye ubu uranyishyura ntabwo yishyura ndashaka miliyoni yose gusa televiziyo umuntu yishyuza miliyoni ndashaka miliyoni ariko aka kanya ibihumbi 20 byo gukoresha mfite n'igihumbi fata amasenkisi ariko bagiye ko mfite video zawe telefone yanjye kuko umugabo aranyicara ngiye kureba ibintu kandi telefone yawe urayimburanye telefone se ntabwo uyifite wayishyize ngikimereza telefone yawe ushaka kugikoraho mereza rero telefone yawe uciye ujya reba uyishyize uyimereza okay ntacyo icyo cyo ntacyo cyo wagambire washatse kukunkoraho ukagikoraho kubera iki mpereza telefone yawe nta telefone yawe mfite uyishyize hehe madamu uraroze go telefone yawe nshikuje hariya ntayigushe ariko abantu gikoramo naruta kumama ijyane yesu naze azakwereka amabyiwe ko kireba kamubwira na yesu naza azibuke mwabasazi mwe mwabasazi asaba ibyamabuka neza telefone yanjye nawe ufite icetoka genda madamu uragira gusigaza umuntu bimpe ruhande ko mambuza I don't want peace. I want problems always. Amenye n'ibiranyara hejuru. Ukahambirwa uzunyara hejuru. Ibigoryi biza binyara hejuru y'abantu. Ubu umuntu ufite urudigiro ngana n'urwurwa no kuzanyara hejuru. Je mfana ibyo bimenya cyane kuyama. Mana araza ari mari ruhukira ukaza umubwiye ibyo ngibyo. Cyangwa wavuye ukamfasha ukatsindwa. Bano b'Imana. Ubu ngubu nanzi ko wihishe mahanga ko. Cyanda. Ubu se nari nihishe ko nandi kuruhuka. Ndore kigoma. Reba kinyayo ahantu hose. Bakigeze ora ifutkanya kubara hejuru y'abantu gusa. Namwe simwe sitwa basho uko bande wamuneze. Wamuneze tukakubwise. Ubu twagukubita. Aho ndubu nta kintu afite. Nyagasani nabamurisha. Afite iki se uko namwe byo muri gukora nanga ari mwemwe nabazimu n'abadayimoni nako. Saka gakarama kamari. Kaza uzuko umwana wanje jo bundi nazajya gutaka. Nikigenda se. Toka mureze toka ku mambo. Kundi mangiye kunjya nsubire mu yekana. Aho se ko ama. Chaba. Uramugabana nyawe. Kiranyaruka jango iki subiramo nyine nkwere. Agafone ni twabasa tuzanya gakamwe katumara dukeneye nka dutanu cyangwa tu. Yavaho. Fresh. Reka nanjye ngere ku muhanda ndebe izo jiji. Umuntu wikunda basa. Ayo masha. Ya ku muhanda nyine uhitega abana. Twaje ho gumama. Sikwe wari watinze warukireko. Fungarias. Ndisamba bitangu. Fungari ya nyine usubire. Banyibye telefone batankurikira nanjye bakanjyana. Ngo nguki? Ngo uvuze ngo? Cyane bikubwiye. Cyane subwiye. Niko, ngo byagenze bite? Aya nari ngiye kureba anshikuje telefone ndi kuvugana na Mukamana ngo mubaze nimba ari ngo nyire.
ase ugira ubwenge buzima butekereza mu mutwe harimo injerenjeri imbetezi ibivuzo ubushera n'ibiki ku buryo bakwiba bene ako kagera telefone umuntu mukuru ungana nawe umuntu ufite igihagararo kingana gutya w'umumama wabyaye ko cyane rwose cyumbaje rwose bakayicikuza ni wari ugiye kugura ihene kwa Feliciane ubu amafaranga nagujije yose mu kibina yari ari kuri iriya telefone zari ukuntu umuntu yayahagarika ahubwo ubu ngubu ntibyarangiye mana gushaka injiji nicyo kiri nawe umuntu ashaka Ego mwana wacu furere furatirira setako nako yaje neza nagumugisha kandi muhorane komera cyane furatire furere wacu amen mwari muraho mu seminari nkuru byagendaga ari nta kibazo harya ngo ugora buri myaka ingahe ngo ube umwaka umwe kandi abapadiri mu karere kiliziya komera ubona aranakeye rega amazi aranabyibushye ko inda nayo wagiraga ni ibiryo byiza turajya tugahaha we ariya mu yanasabuka tugafasha abatishoboye nuko rwose bambe mwana wawe yego karibu wakwinjira nta kibazo wowe kutakira umushyitsi wowe ubundi igikapu ari iki gikapu rero iyi telefone se ni yawe ikwanditse hose ntabwo ari cyangwa iguherereje hano nta soni warashaka kwiba umuntu wa karitsiye si ubwo mwamwigira urukobwa ruraza rutwambura telefone rwayiduha mwese ndabazi iwanyu ndahazi kamana so ntabwo yitwa Karisa turashize none si hepfo hano mutuye nta nisoni kino gikorwa reka abantu tunayifite no kuvuga oyanga tukeka kigende kandi mwese nabafutisha mwabigoryi uri kwijyanga rero umva iwanyu ni hafi nahita njya kureba Karisa uzi ko umuntu yanakubanza ndakuzwa se nyine nitambukira kiratuzi wa musenzi w'urufa kitatubwiye wacu kiraka kigende kiri tuze gutwara iyi ngiyi cyaza kuri ngako ko hari kugusana gaje rwa rukobwa yari ahubwo tugize imana nta nubwo ari buze kwibuka tugira imana nazo ahubwo reka tugiye gutsindira iyi ngiyi bari kuza gutwara yose ushaka kuvuga ko umuntu upfuyemo umunsi wapfuye bose barenga uko namwe niyo tubikuranga ubutasi nitugaruka bakazajya n'umuntu amenya ikimbi cyacu man rwa rwanda wuje man rabyishe man ngo rero iki cyuma ntabwo kijyamo iki nicyo shera asigaye abamo kubera ko arwaye ahubwo genda muri cya cyumba cy'abana bararagamo abari murakoze cyane nyagasani abana bagiye ku ishuri abana bagiye kwiga abariho cy'abana rwose ntabwo bagiye kwiga mva jamaye data akumiro n'imisara abanyamwisosi bunyobwa ibi ni ibiki toka sana kwa jina na Yesu abademu naki batandaza imisara bya Yesu iki kintu ni iki byose rero bavandimwe banjye bavandimwe ceceka sobanura ibi ni ibiki ibintu byagiye kwiga umuntu ugiye kuba padiri wazavuye mu gipadiri bikagira inzira ukajya kuba indaya sindi indaya mugenzi wanjye ubundi ni wowe mushiki we ni wowe mukeza mwese indaya kuki mutambwira ngo kuki mutambwira kuki mutambana cyabiteye umubyeyi yamutumye ibi bintu none yamutumye kujya kwiga ntabwo yamubwiye kujya kuzana ibi bintu mama kanya mbasobanurire
nanjye ntabwo tunabikorera ubusobanuro wigaragaje imbere ya muramu wawe ndi kuva kuri airport bahembye igikapu bakikwibye kandi ugihetse polisi yakigaruje reka nuko bigenda biterera babigushyize siniriwe ndeba ibyari birimo kuko nanzi ko polisi y'u Rwanda igenzura ibintu byose ntabwo yatarimo ibi n'ibi nabo bazambwira ko byose bati igikapu cyane mu baranyikujyanire mu nzu usigare uganira na muramu wawe nganira iki oya wifungura urafungura binzira byose nibyo wize ese ubundi nta reba hano reba hano yego mani ishobora byose ibi bintu ni ibiki ayo muho uma muzamubwira ngo iki reba wowe na musaza wawe ngo iki kamwe bubiri yego Yesu butatu ugira neza we bune nyagasani Yesu wagiye butanu butandatu iki asanga harimo Niko. n'utuzi gusa nta soni koko rwose sinzi tuntu tungana gutya twose ubwo se uracyavuga iki wakwibye ngo bakwibye shyiramo hano amashyano yiwe muma muramubwira ngo iki nibyo ugiye kwiga twakererewe duhita tunigendera ariko rero nanjye kujya guhura na padiri mukuru ugiye guhura na uratinda se ntabwo nindayo uratindayo akira urufunguzo mbega ishyano kandi wowe mba mbona mwana banguke ubundi tugende banguka tugende subira inyuma Yesu kujyayo sigaruka hano tanyishyura ibyo bikora iki nyishyura kwisiza koze mwishyura se mwishyura hasi na rwabo bise birakoka azima azayibaye ubu uranyishyura ntabwo yishyura ndashaka miliyoni yose ariko wapfuye arihuse atarebye umuntu uri kwishyuza miliyoni ndashaka miliyoni ariko aka kanya ibihumbi 20 byo gukoresha mfite n'igihumbi fata amasenkisi ariko bagiye ko mfite video zawe komeza big boy umeje janga kanze mwereke ihangane nkwereke abapadiri bose mubana tone mubwire wenda ndemera ngire n'amaguru ariko ntugapfobya abantu aya ni amafaranga baseka twumvikana ashyira amafaranga ntabwo igihumbi gihe nagitora ngiye kugenda hari umuntu ugiye kuyakarira ndashaka 20 ntacyo reka ngire ndahita mbizana abatubiza ubwo ndaho usigaye mu 19 iki gihumbi ntabwo ndibigitorereka ndashaka 20 byuzuye gusa okay ubwo reka nyabike hari umuntu ugiye kuyaka ubwo ndatangaruka iminota 10 ubugarutse wageze isaha yose ndakubwiye ngo iminota 10 ubugeze hano kandi nutinda gato ndahita mbikora cyangwa ubundi gende mbona kinana oya kagende ngwaye iminota fana huko ngo gisanye ngwaye iminota ingahe isaha ngende ikubwiye iminota 10 ubugarutse sigaye na nyagasa ibihumbi 20 nabyo ufite ubu ndabigenza gute ariko reka ndebe ukuntu niyeranja kabisa sawa urakoze ariko igitekerezo ni cya kindi ngiye kugira niba iri amatora ibyanza mbyicuza mu ntebe ya penetesiyo ariko abagore mugenda gute wagiza wihuta ko Nose ubwo handinze uragenda wirukanka icyangombwa urabizi kujyana heza ubwo twakomeje aho tugiye icyangombwa urabizanye ko wirukanka nk'uwayobye ndabyibagiwe yawe nyumvira ko bakwibye nyine banyibye bose nimba byabanyibye wibagene icyangombwa bashyushye jya kubizana vuba ahubwo wowe wagenda genda ubizane ntabwo ntaza kongera guhura n'ibisabo kuko nzajya nshwana na musaza wawe nshwane nawe kangende mbizane nakundi kanyirenze urugo hatajyana umuntu wimbone nyisohokanye
don't want peace. I want problems always. matera se iteturuka ntabwo ari iyanjye dore niyo koko kandi yanditseho n'izina ry'umugore wanjye nturamenye ako kantu ni kabi ndayitsindiye iranda yangiye kujya kwishyura reka mbwira ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga n'umuheto gicucu wakarya imbetezi zirimo amadayimoni matera uyijyanye he turi mu tugeze kukomera mama nino mama nambuze ndakatala uri n'igisambo ntabwo ni igisambo sitani ni musitani no umugome no mudayimoni anire kwiba kuko satani nakubwiye ngo uzitware ino matera yanjye satani ni umugome nka data turashize none